Yeah, hello guys. Good afternoon for everybody. This is Kotinja TV show. Nk'uko bisanzwe rero twagarutse hano kuri televiziyo yanyu twabashyiriyeho kugira ngo tujye tubasha gukomeza kubana n'Imana. So rero yewe n'ubundi nk'uko Imana yabyemeye ngomba kujya nkora ndi kunywa ka divayi. No mu mubwiriza haranditse ngo imirimo yawe nishimwa n'Uwiteka, fata vino winywere. Ariko njye ntabwo nywa inzoga, yewe nakiriye Yesu n'umukiza, ntabwo nywa inzoga, ndi kwinywera nyine agakokisiteri. Nubwo rero bisanzwe kuri iyi televiziyo yacu tuzajya tubana umunsi ku munsi, cyane cyane ko tuzajya dusangira nyine ijambo ry'Imana nyine. Uyu munsi rero njyewe ndi mu mashimwe cyane, ndi kumva ibinezaneza mu mutima wanjye ari byinshi, numva ari byinshi cyane, niyo mpamvu numva nshaka guhimbaza nkashima Imana kuba ndiho. Ntabwo ari kubera imbaraga zanjye, nta kintu na kimwe nabigizemo kuba ndiho, kuba mpumeka, ni imbabazi z'Imana. Gusa ikintu nabwira abantu, umuntu wese kuri iyi si utazi Yesu, utazi Imana, uwo yaragoswe. Yesu we, ntacyo ngushinja, ntacyo utankoreye ngo nkire, wandinze ibibi byari kumpitana. Yesu we, nzahora Mana uri nziza, yo Mana. Yesu we, ntacyo ngushinja, ntacyo utankoreye ngo nkire, wandinze ibibi byari kumpitana. Yesu we, nzahora nguhimbaza, ntacyo utankoreye ngo nkire, wandinze ibibi byari kumpitana. Yesu we, nzahora nguhimbaza. Haleluya, mvugira uti haleluya. Ndashaka gusengera isi yose igahinduka, ikuzura urukundo, imbaraga z'Imana ziganze ku isi. Haleluya. Nyagasani Imana yanjye, wowe ushobora byose, wowe waremye ijuru n'isi, ndakwinginze ubu nonaha, manura ikiganza cyawe cy'imbaraga. Yesu Kristo ushobora byose, ndakwinginze ngo umanukane imbaraga zawe, ubwami bwawe buze ku isi kandi buganze. Nyagasani Imana yanjye, tsinda ikibi muri iyi si cyamaje kuganza. Ndakwinginze dawe ushobora byose, wowe waremye ijuru n'isi, manura inkota yawe ityaye, urimbure sekibi, murimbure umukure mu nzira. Nyagasani Imana yanjye, abakozi be bose ubatwikishe umuriro wawe. Manura marayika Gaburiyeli mutagatifu, amanukane kurimbura ikibi cyose. Nyagasani Imana yawe, Nyagasani Imana yanjye, ubwami bwawe nibuganze hano ku isi. Gumana imbaraga nk'uko wazihoranye. Nyagasani Imana yanjye, ndakwinginze
mbere na mbere ubabarira abari mu isi ibicumuro byabo byose nyagasani Mana yanjye, nk'uko waduhaye amahirwe yo kwihana, twese nitwihane tugire imitima iciye bugufi, twihane kandi dukizwe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amena. Yesu we ntacyo ngushinza, ntacyo utankoreye ngo nkire, wandinze ibibi byari kumpitana, mwami we nzahora nguhimbaza. Haleluya, amena.